content turati gukora content eshatu nimba mbibona neza. Content ya mbere turaba twegera impano turimo tuziganiriza umuntu wese ufite impano turaba twegerana nawe. Content ya kabiri hari content yitwa definition, hari ukuntu abantu bumva ibintu, hari iby'abahanga banditse, ese wewe wemeranya nabo, tugomba kuba challenginga ibyo bavuze siko tubyumva twe. Hari definition z'ukuntu banditse ariko ngiye kutuko mbyumva, hari uko numva rave nge sinyifata nk'ibyo bavuga, reka nawe ufite uko byumva. Niyo gentleman ugira ati shout out we kuri wizera mu bintu bito, kuri wemera ko inyoni group uyu munsi yavutse n'amababa. Hano ni kuri Step Up TV show, kuri Step Up TV show ku mugaragaro dutangiye umwaka. This is a good year, this is do or die. Tugomba gukora kugeza dupfuye, tugomba gukora ibyo dukunda, tugomba gukurikira icyo tugomba kuba turi cyo, tugomba gukora ibidasanzwe nubwo bamwe batabibirivingiramo, ariko wowe uraha kuko byizera, uraha kuko wumva ko wakora ibidasanzwe. Ikintu nakubwira ni kimwe, stay tuned, wicika intege nubwo hari bitaranoga, nubwo hari byinshi Step Up tutaragukorera, hari byinshi urabona bitarajya ku murongo, ariko n'undi nitwe tubishira ku murongo. Komeza dutize imbaraga zawe gake step by step. Nta mwana uvuga ngo yuzure ingobyi, gake mu rugendo tuzagerayo. Reka manze mukubite case study y'uyu munsi bano bukubwira impamvu nyamukuru ndahangaha. Iyo umuntu ari mashushanya akoresha ikereyo n'agakoresha ikaramu, mbese utekereza ideas ziri inyuma y'ibyo, mbese ugifata umwanya ngo utekereze impamvu iyo tujya gushushanya dukoresha ikereyo. Nta yindi mpamvu nuko ibyo wakora byose ugomba gukoramo amakosa. Ibintu byose ukora mu buzima bwawe ukeneye kugira akantu changingaho, ukeneye gutsiba, ufite icyo ugomba kongeraho. Nimba nawe utangiye urugendo wigenda wese wakoresheje ikaramu, hari ibintu uzakenera kongeraho, hari ibintu ushobora guchangingaho. Nimba ushaka kugera kure, emera impinduka. Ntabwo mvuze ngo uhinduke uwo utari we, ariko ugomba kubinogereza, ugomba kubisigiriza. Hari utwo uzakenera gutsiba kugira ngo ibintu byawe bikomeze bimere fresh, kugira ngo ibintu byawe bikomeze bive ku rwego rumwe bijya ku rundi. Hari icyo bisaba ngo uhindureho, hari cost bigusaba, ariko ndabizi wowe urayifite kuko udasanzwe. Wewe bakwita mutoya, ariko kuri nge siko mbibona. You are big, uri mukuru cyane, kubera yuko nawe uri kumwe n'abantu bakuru hano kuri Step Up TV show. Ikintu musaba ni kimwe, iyo mufite impano wikitinya. Hano kuri Step Up TV show dufasha impano tutitanya ngo unganute, ntabwo twita ngo ugezehe. Wowe icyo usabwa uramamagara, ukajya kuri platform ukanyandikira, nanjye ntabwo natinya kugufasha. Your support niyo mpamvu ndahangaha. Ntabwo nshaka kubona usinzira kandi ufite byinshi bidasanzwe, ufite byinshi wabuha abantu, ariko sinzi impamvu witinya, sinzi impamvu ufite ubwoba, kuko wowe urudasanzwe. None reka nzimubwire impamvu nyamukuru mbanje hano ngaha. Bayoboye ngo Step Up TV show tujye kukuzanira content, turati gukora content eshatu nimba mbibona neza. Content ya mbere turaba twegera impano turimo tuziganiriza umuntu wese ufite impano turaba twegerana nawe. Content ya kabiri hari content yitwa definition, hari ukuntu abantu bumva ibintu, hari iby'abahanga banditse, ese wewe wemeranya nabo, tugomba kuba challenginga ibyo bavuze siko tubyumva twe. Hari definition z'ukuntu banditse ariko ngiye kutuko mbyumva, hari uko numva rave nge sinyifata nk'ibyo bavuga, reka nawe ufite uko byumva. Niyo mpamvu nzajya mbageraho mumbwira wowe ubyumva gute. Iyo niyo content yitwa definition. Mbese are you ready ku content ko tuzabana? Iyi content tuzakenera abantu, iyi content zabiryoshe. This is a hit content, nizere ko tuzaba turi kumwe. Ikintu cya gatatu nje kukubwira, Step Up TV show dukeneye gukura tukava ku rwego rumwe tujya ku rundi, nk'uko mwabanye natwe mu gahe gatoya. Nimba mubwira ngo ushaka gutera imbere, ninjye rugero rwiza naciye kubikwereka kabisa. Nimba igihe gito tumaze dukora aho ngeze, aho twe kuba twarajyanye, kuko ibyo nakoraga warabibonaga, katanakoreshaga narazibabwiye, nizo nababwiye nzazikubwira, kuko just get your boy, na undi nkorera ni wowe, kubera yuko uri w'agaciro, ni wowe, impano yawe irakenewe cyane. Reka nze noneho mubwire ngo content tuzazana ya gatatu ni iyihe. Noneho hano tugiye kujya tuza cyo twita challenge, duchallenginga abantu hamwe. Impano yawe tukugeraho wowe ukagenda uchallenginga abantu bakomeye, kugira ngo abantu bakomeye baze benchaginga kuri Step Up TV show.
tuzajya tujya no kubareba bakubwire mbese bo babigenje gute, batugire inama. wowe ikintu nkubwira, nubwo hari bitarakunda nonaha wicika intege, urabona step up natwe nibwo tuba tugitangira, ariko bivuga ati ahantu haragoswa, ahantu ni hato. wapi siko njye mbibona, njye mbona twakora n'ibidasanzwe, mbona twakora ibirenze ibi ngibi. wowe ikintu musaba, stay tuned, dukurikirane ku mbuga nkoranyambaga zacu, n'ibindi byiza bizajya biza uzajya ubibonera ku gihe. This is your boy, step up, step up, step up. nimba wizera ko inyoni iguruka uyu munsi n'amababa, uri umuhungu wanjye, ni wowe turi kumwe uyu munsi. reka tugendane dukure slow by slow, tuzagera kure, from nowhere to everywhere. nanigize supermanager mumbabarire. kabisa, thank you for watching, thank you your support, any kind of support, thank you, shout out kuri wowe, ni ibintu bidasanzwe.